bintu akamenya ko ari umuntu wamanukiyemo n'Imana kugira ngo imigambi y'Imana isohozwe ku isi. Haleluya. Imana izakurengereza kure ibyo usaba n'ibyo usengera. Yesu ashimwe cyane. Tuba dufite ibyifuzo twese turabifite, turaza kongera tunasenge, tumaze no gusenga, ariko reka nkubwire, ni wemera ko Imana ikorera muri wowe kugira ngo imigambi y'Imana isohozwe mu buzima bwawe, izakurengereza ibyo wari warasabye. Ni ukuri yandengerejeho. Haleluya. Nabaga mfite urutonde n'ubu ndacyazifite, ariko iyi Imana yemereye ngo Mana ubushake bwawe, reka mbe cano cyangwa mbe tiyo ucishamo ubushake bwawe mu isi, ni ukuri izakurengereza aho wari waragereje gutekereza. Haleluya. Iyo umuntu yabyemeye atya, bizabindi yashakaga biramuherekeza, kandi iteka Imana imurengereza aho yagezaga asaba. Amen. Niyo mpamvu dukwiriye kwitondera, tukanyoterwa, tukifuza kumenya icyo Imana ishaka. Niyo mpamvu twiga ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka. Kwiga ijambo ry'Imana njya mbyita nko gutyaza ishoka. Iyo umuntu asenga atize ijambo ry'Imana akoresha ishoka yagimbye. Ishoka murayizi? Iyo yagimbye ushobora kumara iminsi n'iminsi ukubita igiti kitavunika, kidasaduka, kitagwa, kubera kuri murakoresha ishoka yagimbye. Ariko kwiga ijambo ry'Imana bimeze nko kumara umwanya utyaza ishoka. Iyo ishoka yatyaye, iyo ukubise igiti kigwa ako kanya. Haleluya. Bera rero nshuti z'Imana, umwanya tumara twiga ijambo ry'Imana ni uw'ingenzi. Ryicara mu mutima wanjye, rikavugurura imitekerereze yanjye, rikabyiga imiruho isi yanteje, rikabyiga imiruho yiwaca aho mvuka, rikabyiga imyaka yo kuzerera no kurorongotana kure y'Imana. Ijambo ry'Imana rikanyuzura. Haleluya. Nkamenya ibyo ikunda, nkabasha kubisengeramo. Haleluya. Ngatunga igitekerezo cya Kristo muri njyewe, kigasunika amaganya y'isi. Uri hari igihe umuntu asenga ariko atizeye ibyo arimo asengera. Abivuga ku munwa, baraduhamagaye, dore pasiteri yarongera aranga iminsi 21, ariko mu by'ukuri ibyo bintu biticaye muri we, ibyo asengera atabyizeye. Rero Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Iyi Imana yaduhamagaye gusenga ni Imana yumva ibyo isabwa. Haleluya. Ngo kuko yumva ibyo asabwa, abantu bose bazagana aho ari. Imana ishimwe rero ko we nanjye dufite umwanya wo kugana aho ari. Muri ku munsi wa 9 rero wo gusenga, reka tujye muri iki cyanditswe cya Ezira ibice 8, ngewe ndasoma 21 kugeza kuri 23, nubwo amasengesho yanyu ashingiye kuri murongo wa 21. Reka dusome ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana. Ezira yagize neza twandikira ibyatumye yiyiriza ubusa ategeka no gusenga. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Ikindi, tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe, tuyiyoboze inzira ku bwacu, tuyiyoboze inzira ku bw'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami. Mu byamuteye gusenga no kwiyiriza ubusa harimo n'isoni yagize. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami, umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose. Yagize isoni zo gusaba umwami ingabo zibarinda, kuko hari amakuru y'ubushobozi bw'Imana yari yarabwiye umwami. Twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose, ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Haleluya. Reka nkubwire ko Imana izakumvira, yumva gusenga. Haleluya. Ngo umutima umenetse ushenjaguritse ni umutima uciye bugufi mu gushaka Imana, Imana ntizawusuzugura, ntizawurenza amaso. Gusenga kwawe Imana irakumva kandi izakumvira. Haleluya. Twiyiriza ubusa. Nakuyemo utuntu 6 ifuza kuvugaho, tukagufasha nanjye tukamfasha muri iyi misengere yacu. Abantu benshi barimo barasenga mu mpera z'umwaka, nizeye ko nawe urimo gusenga. Kandi Eglise des Amis ishobora kwigeze ku munsi wa 9 wowe utaratangira. Reka nguha amakuru, ushobora gutangira n'uyu munsi. Haleluya. Ntubyihorere kandi wumvise ayo makuru ngo baragiye yes, ariko nawe ifatiraho. Sibyo nshuti y'Imana? Amen. Haleluya. Akantu kambere nakuyemo, biyirije ubusa kugira ngo bicishe bugufi. Iyo ushakishije kumenya kwicisha bugufi usanga ari ibintu birebire binini, nta nubwo twabivugaho kimwe, ariko ni ibintu byiza, ni ibintu bireshya Imana, ni ibintu bikurira Imana. Imana ikita ku muntu wicishije bugufi. Umuntu umwe yatanze definition avuga ngo ni grace,
ngo yattractinga more grace. N'ubuntu guca kwicisha bugufi ngo n'ubuntu bukurura ubundi buntu. Haleluya. Reka mbibutse ko ubuntu ari ikintu tudakwiriye, ni ikintu tutamerita, ni ikintu ntujuje kondisiyo zacyo, ntujuje ibisabwa. Haleluya. Icyo nkundira Imana rero, mu Mana hari ahantu tugeza n'ibintu iduha tutujuje ibisabwa. Hano ku isi kugira ngo baguhe akazi uba wujuje ibisabwa. Yewe uyu munsi dufite amakaritsiye ajyana n'ubushobozi bw'abantu. Bagiye bakata mu miji, baravuga ngo hari hajya abantu, hari etaje ebyiri, hari amazu abiri, hari ahandi hajya apartment, hari ahandi hajya inzu ziringaniye. Iyo wujuje kondisiyo utura muri iyo karitsiye. Mu isi iteka basaba ibintu runaka, ariko kuri iyi Mana, haleluya, tujya dutoragura ibintu by'ubuntu, ibintu tudakwiriye. Bumwe mu buntu rero bukurura ubundi buntu bwose ni ukwicisha bugufi. Haleluya. Kwicisha bugufi ni umurimo utarangira mu mutima. Nasanze ari urugendo rutagira iherezo. Hari igihe mbanzi ngo nabishoboye ahantu gatoya, najya kumva nkumva agatima kanzamutse, nkavuga ni wagatima uracyahari nawe. Ko gakomanga kakubwira atari ko buryo uri hatari we. Haleluya. Kwicisha bugufi rero ni bwo buntu bubanza bukurura ubundi buntu bwose. Bukurura kugirirwa neza n'Imana, bukurura faveri, bukurura ubutoni, bukurura gushyigikirwa, bukurura gukundwa, bukurura kwemerwa n'Imana kandi tudashyitse. Haleluya. Ngo yiyiriza ubusa rero yategetse kwiyiriza ubusa kugira ngo bicishe bugufi. Kwicisha bugufi kandi n'ubuzima bukeneye Imana, n'ubuzima butishingikirije ku mbaraga zacu. Haleluya. N'ubuzima bwishingikirije ku Mana yonyine, budashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Amadiploma akaboneka, amafaranga akaboneka, ibizubahiro bikaboneka, ariko avuga uti Imana ni wowe maguru yanjye mpagararaho, ni wowe mbaraga zanjye, ni wowe umpagarika. Guca bugufi n'ubuzima bushingiye ku Mana yonyine, bwishingikiriza ku Mana yonyine. N'ubuzima kandi bwemera kwigishwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo bameze nk'abana batoya nibo bazaraga ubwami bw'Imana. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba mu rugendo hagati ngo wakumva waramenye byose. Waramenye byose, udakeneye kwiga no kwigishwa. Umuntu yazamuka wamupimira mu rwego no mu bintu runaka, ukavuga uti buriya agiye kutubwira iki. Ariko umutima uciye bugufi uhora witeguye kwigishwa no kwakira ikintu gishyashya kivuye ku Mana. Haleluya. Kandi umutima uciye bugufi wakwigira ku mwana mutoya, wakwigira ku musaza, wakwigira ku mukecuru utarize, wakwigira ku mugabo ufite amashuri menshi, wakwigira ku bantu bose. Kuko iyo wamenye Imana, umenya ko Imana yakoresha umuntu ari we wese. Haleluya. Umutima uciye bugufi no umutima wemera guhindurwa, gukorwa mu murimo, kavuga uti Imana sindashyika, ndacyagukeneye, ndacyakwifuza. Ni umutima kandi unyotewe kumenya ubushake bw'Imana. Haleluya. Reka mbasomere ibi byanditswe bitandukanye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:5 kugeza kuri 6. Ndaza gusoma nihuta kugira ngo dukoreshe umwanya wacu neza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, abandika mushobora kwandika 5:5 kugeza kuri 6. Ngo namwe basore mugandukira abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Haleluya. Ntabwo Imana izaguha kuko wujuje 21 ngo itaburaho n'umwe. Abicisha bugufi bahera ubuntu. Nicyo gihe ushobora gusanga ukabasanga umuntu umwe Imana yaramutumbagije, ukajya wibaza ikima byagenze biti. Ndamurusha gusenga, ndamurusha gukiranuka, ndamurusha gutura, ndamurusha, ariko abicisha bugufi Imana ibahera ubuntu. Haleluya. Ibazamura badashyitse, ikabashyigikira badakwiriye. Washaka icyo washaka icyo Imana yashingiyeho nawe ntukibone. Haleluya. Nuko mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Haleluya. Ezra avuga ngo ntegeka kwiyiriza ubusa ku mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufi kuko bari bakeneye Imana. Haleluya. Nuko nshuti yawe wowe nanjye twicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo idushyire hejuru mu gihe gikwiriye. Nta kintu kiryoha nko gushyirwa hejuru. Hari umuntu utabishaka hano? Twese turabishaka kandi biraryoha kandi bikingura imiryango. Haleluya. Twicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye kugira ngo mu gihe gikwiriye iyi Mana yo kabyara idushyire hejuru, idutabare, ubuzima bwacu bukurweyo. Haleluya. Nanone Yakobo 4:6 ndetse n'10. Yakobo 4:6
tugasimbuka tukajya ku 10. Ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Mwicishe bugufi imbere y'umwami Imana kuko ari bwizabashyira hejuru. Haleluya. Nizeye kuri mu masengesho y'umusaba Imana kuri gutabara, igira ahandi igukura, igira ahandi handi igukeza, igira ibintu ikemura mu buzima bwawe. Haleluya. Yakobo rero akatwibutsa ngo twicishe bugufi. Haleluya. Kugira ngo Imana idushyire hejuru, idutabare yo kabyara, idushyire hejuru. Mu minsi yo kwiyiriza ubusa ndagusaba kutagwa mu mutego nk'uwa mufarisayo muri Luka 18. Muri buko mufarisayo wagiye gusenga ari kumwe n'umukoresha w'ikoro, n'umugani Yesu yaciye. Haleluya. Mufarisayo ngo arasenga, ngo aravuga ngo ngewe simeze nk'aba banyazi b'amambuzi. Ibi nibyo nongeraho ariko ndatekereza ko ariko yabigiraga. Ngewe simeze nk'aba banyazi abanyazi n'abambuzi, ngewe niyiriza kabiri mu minsi 7. Murumva atari umunyamwuka samuhawe. Ngo kandi ntanga kimwe mu 10 cy'ibyo nunguka byose. Ariko hamwe n'iyo migenzereze abona 0 mu maso y'Imana. Ngo ndi mukoresha w'ikoro aca bugufi aravuga ngo mwami sinari nkwiriye no kuza mu maso yawe, sinari nkwiriye no guhangara kureba huri kuko ndi umunyabyaha. Ntago nkwiye kwita umunyabyaha ntari we, ariko umutima uciye bugufi ni Imana ireba. Mu minsi yo kwiyiriza ubusa rero barokoresha inshuti z'Imana, ndagusaba kutagwa mu mutego wo gusenga iminsi. Senga Yesu, wisenga iminsi, kuko iminsi y'amasengesho ku barokore bamwe batari hano. Haleluya. Ku barokore bamwe iminsi y'amasengesho yahindutse ibyirato. Ngewe nkubita 40 witonde. Ngewe nkubita 3 ntasoma no ku mazi witonde. Ngewe 7 ndayinoza. Uko no kugwa mu mutego wo gusenga iminsi kandi bitarimo guca bugufi. Umva iminsi wayishoboye uravuga uti Yesu nuhabwe icyubahiro ko wanshoboje kumara iminsi 7 shaka mu maso hawe. Yesu nuhabwe icyubahiro ko wanshoboje kumara iminsi 40 shaka mu maso hawe. Yesu nushimwe ko unshoboje kumara uyu munsi, kuko harimo abataramara umunsi. Haleluya. Batararangiza umunsi batibiyirije. Murahari. Haleluya. Mana ushimwe kundengeje saa 4 najya ngafata umuneke, ariko Mana ushimwe kundengeje saa 4 nkabangeje saa 12 ntacyo ndafata shaka mu maso hawe. Haleluya. N'ababishoboye n'abageze ku minsi 100 n'abiyirije umwaka uravuga ngo Mana ushimwe kwanshoboje gusenga. Umutima uciye bugufi Imana ntizawirengagiza. Haleluya. Umuntu yashobora kubinoza ariko akabinoza mu mutima utarimo guca bugufi, agatahana 0 cyangwa agatahana amashyi yacu, kuko abapasiteri dukunda ko muterana. Ubu murabona koko kuza hanga ngasanga nta muntu wari bitaba bibishye, ariko Imana ishimwe ko intebe zose muzicayemo dukunda ko muterana. Ariko ntimuzagwe mu mutego wacu. Haleluya. Imana ireba mu mutima, umutima ufite inyota. Rero birashoboka ko umuntu yakwiyiriza ariko agatahira umubare w'iminsi kubera kubura umutima uciye bugufi. Papasi ya mbere yari mu masengesho y'Ezira no kwicisha bugufi kugira ngo bashake mu maso y'Imana, nibarangiza bayiyoboze inzira. Umuntu utaciye bugufi ntashobora kuyoboza Imana inzira kuko aba yumva bizi, azi n'uburyo azabikoramo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Marayika cyangwa Yesu yiyereka Daniel mu gice cya 10, abantu babivuga ko bashaka, ariko ngewe iyo ndebye description yuko bamuvuze mbona ari Yesu. Ku murongo wa 12 ngo ahera ko arambwira ati witinya Daniel. Daniel 10:12 ahera ko arambwira ati witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriye gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Haleluya. Icyama mu cyaguteye gushaka Imana hakaba arimo kwicisha bugufi no kugira inyota yo gusobanukirwa iby'Imana no kwifuza kongera kwegerana na Yesu. Haleluya. Aramubwira ngo amagambo yawe yarumviswe. Kuva washishikarira gusenga, kuva washishikarira gusobanukirwa, kuva washaka guca bugufi, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Haleluya. Umutima uciye bugufi byanze bikunze uzamanura Imana isanzwe ituye muri twebwe. Ariko iyo nyisenga ngenda yibwira ngo Mana ndabizi kubera hose icyarimwe, no mu kabaruriyo, no mu rusengero uriyo, no mu muhanda uriyo, ariko ndashaka ubwiza bwawe bufatika bwumvikana. Haleluya. None se ubu Daniel yasanzwe n'Imana ibereye hose icyarimwe? Yagize umwihariko. Haleluya. Unyoterwa Imana byawe by'umwihariko bitari uko ibera hose icyarimwe, irahari ariko hari igihe hari ntuyibone. Haleluya. Aka kabiri tuyiyoboze inzira idutunganiye, kwicisha bugufi
yego. Aka kabiri, kuyoboza Imana inzira idutunganiye. Kubera iki? Kuko inzira zose siko zidutunganiye, nubwo abandi bafite ikibazo nk'icyawe baba arizo baciyemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Hari ahantu Imana iba yarategekeye umugisha wa Hortence kuba, hari ahantu Imana iba yarategekeye umugisha wawe kuba. Rero iyo tuyoboje inzira itumenyesha yategetse umugisha wacu kuba. Ibyo bintu abera benshi barabitakaje, ariko ndakwifuriza kutabitakaza. Mu misengere yawe ufata umwanya wo kuyoboza Imana inzira. Mu buzima bwawe bwa buri munsi ufata umwanya wo kuyoboza Imana inzira. Ntumenyere ibintu ngo nuko Imana yaturemye turi biremwa bifite ubwenge, bifite gushishoza, ariko ntubeho nk'abantu badafite Imana. Abantu badafite Imana igihe cyo kwiga iyo kigeze bajya kwiga, igihe cyo gushaka iyo kigeze barashaka, igihe cyo gukora ikintu baragikora n'ubwenge bwabo. Twebwe dufite icyo tubarusha. Haleluya. Yesu yaravuze ngo intama ze arazizi nazo ziramuzi kandi zumva ijwi rye. Haleluya. Avuga ku Mwuka Wera yongera avuga ngo nibishoboka ko abisi bamuhabwa, ariko twebweho, haleluya, n'umugabane wacu, twebwe tuzamubona. Abisi ntibazamubona, ariko twebwe tuzamubona. Wibaho nk'uko abapagani babaho kandi ufite Imana ivuga. Haleluya. Haleluya. Tuyiyoboza inzira idutunganiye. Kuyoboza Imana inzira ni ukwemera ko ibyo ishaka aba ari byo ugenderamo. Ahangaha hari umugisha w'igitangaza nshuti z'Imana. Kuyoboza Imana inzira kandi si ukuzenguruka ushaka umuhanuzi wakubwira icyo Imana ikuvugaho. Nari mvuze ngo haleluya. Kuyoboza Imana inzira si ukuzenguruka ku misozi yose no mu byumba by'amasengesho byose ushakisha umuhanuzi wakubwira icyo Imana ikuvugaho. Abahanuzi ndabemera, nahuye n'abukuri, nahuye n'abibinyoma. Haleluya. Ariko gushaka kuyoboza Imana inzira si ukuzenguruka ushaka wakura umuntu ukubwira. Kereka niba utarasomye amakuru yo mu Bami ba mbere igice cya 13, ahantu hari umuhanuzi ushaje washutse umuhanuzi w'umusore. Haleluya. Umuhanuzi w'umusore yari yabwiye kutagira ikintu arira muri uwo mudugudu, kutagira ikintu anywerayo. Arangije gukora umurimo wari umujyanye, atangira urugendo rusubira iwabo. Umuhanuzi w'umusaza abaza amakuru abana be, ati uwo mukozi w'Imana yaciye he? Kandi yari umuhanuzi, umusaza yari umuhanuzi. Bamurangira aho yaciye, aragenda mu nzira aramugarura, arambwira ati Imana wakoreye yambwiye ngo ninkubwire ngo ugaruke uze turye tunywe hanyuma ubone kugenda. Umuhanuzi w'umusore arahindukira aragaruka asubirana n'umuhanuzi w'umusaza. Hanyuma umuhanuzi w'umusaza batangiye kurya no kunywa, noneho avugirwamo n'umwuka w'Imana. Uwo muhanuzi ushaka kutazi igihe ahagazemo, none yabavugirwamo n'umwuka w'Imana rimwe, ubundi akavuga ibye, uzabibwirwa n'iki? Biratangaje uburyo Imana itambura abantu impano. Uyu muhanuzi w'umusaza wamushutse ngo nagaruke, noneho bicaye barya, noneho yavugiwemo n'iki? N'umwuka w'Imana. Yarambwira ati Imana nyamara yakubiye kutagomba kurya no kunywa muri iki gihugu, muri uyu mudugudu. None rero ntuzisazira. Biba bityo. Amaze kurya ngo aramupfunyikira amushyira ku ndogobe, aragenda. Ageze mu nzira intare iramwica. Ikintu gitangaje rero umuhanuzi w'umusaza, umva, turi mu gihe cy'isezerano rishya. Ibi niyo mishimangira abantu bashobora kugira ngo nukwanga ubuhanuzi, burakaryoha, burakagwira, ni bwiza, turakagira abasore n'abakobwa bahanura kuko ni impano y'Imana y'ukuri, ariko ukeneye kwivuganira n'Imana. Umuhanuzi akwiye kuza gukonfirma icyo wavuganye n'Imana. Haleluya. Ntuzi igihe ahagazemo, ntuzi niba yavuze ibye, cyane cyane iyo ugira ikintu umuha. Yagwanuriye rimwe ukamuha akantu, ifaranga araryoha nshuti z'Imana, ukamuha impano biraryoha. Nta muntu udakunda guhabwa. Ariko uko uyu muhanuzi w'umusaza yavugiwemo n'Imana akanavuga n'ibitavuye ku Mana, niko nutishakira Imana ku giti cyawe uzacanganyikirwa muri Kigali. Muracyankunda? Muzongera mugire pastor anumire. Haleluya. Kuyoboza Imana inzira rero si ibyo byose. Mubwiye ayo makuru uze kuyasoma yose mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13. Haleluya. Kuyoboza Imana inzira ni ugufata umwanya ukagisha Uwiteka inama ku byemezo bikomeye, ku byemezo byoroshye, ugatindaho gato kugira ngo wumve icyo Imana ivugana n'umutima wawe. Imana yavuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ivugisha abantu uko ishaka. Ishobora no gushyira icyemezo, conviction, mu mutima wawe. Ishobora kuzana agatekerezo muri wowe utibukaga.
Reka turebe umugabo w'Imana witwa Dawidi uburyo yagishije Uwiteka inama. Haleluya. Mu gitabo cya mbere, mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 2 umurongo wa 1. Ngo hanyuma y'ibyo Dawidi agisha Uwiteka inama. Igitabo cya kabiri cya Samweli 2:1. Hanyuma y'ibyo Dawidi agisha Uwiteka inama ati mbese nzamuke njye mu mudugudu umwe mu y'Abayuda. Uwiteka aramubwira ati zamuka. Dawidi ati ngehe? Aramusubiza ati i Heburoni. Reka mbabwire bintu ko byari ibintu byoroshye. Haleluya. Sauli yaramaze gupfa, wamuhigaga yaramaze gupfa, igihe cyo kujya ku ngoma cyari cyarageze. Ariko umva umuntu ushaka success yuzuye, ushaka success yuzuye, haleluya, ushaka ubutsinzi bwuzuye, afata umwanya agisha Uwiteka inama. Aramubwira ati se nzamuke? None waguhigaga ko yapfuye wahise ugenda ko ufite ubwenge. Ariko afata umwanya abaza Imana, ese Imana ni igihe cyo kuzamuka? Kuko abantu bari bamutegereje, bari bizi ko yasizwe amavuta y'ubwami. Ariko afata umwanya wo gusenga, ese nzamuke? Imana irambwira ngo zamuka. Arongera aribaza ese nzajya muhe mudugudu? Imana irambwira ngo uzahera i Heburoni. Niyo mpamvu Dawidi yagiye agira ubutsinzi butangaje mu buzima bwe. Haleluya. Abayobozi Imana inzira bishobora gutinda, kuko ushobora kumbaza ariko se ruta ko nyibaza icyumweru kigashira ukwezi umwaka itaravuga. Nahitamo gutinda, nahitamo kumara imyaka 3 nyitegereje, cyane cyane ku cyemezo cy'ingenzi, kuko izavugira. Haleluya. Izanyihutana nkumaze imyaka 10 akora. Haleluya. Haleluya. Zari ibintu byoroshye. Sauli yapfuye, Dawidi utegereje iki? Genda nyine uhere hagati mu murwa, hagati uhere i Kigali muri kapitali. Ariko Imana arayirindira. Mana nzamuke, zamuka. Ndahera heri Heburoni. Haleluya. Ese nshuti z'Imana, hari abantu muri ino nzu bagifite umwanya wo kuyoboza Imana inzira? Imana ibigarure mu mitima yacu. Nanone mu gice cya 5 cy'iki gitabo cya 2 cya Samweli 19:20, ngo maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati nzamuke ntera Abafilisitiya. Mbibutse ko Dawidi yari umurwanyi kandi w'intwari, ntabwo yari afite ubwoba bw'urugamba, ariko yashangaga gukora byose yishingikirije ku Mana ye. Barokore. Haleluya. Hari igihe twibuka kuyoboza Imana inzira ariko tudafite igisubizo, ariko tudafite moye, ariko tudafite amafaranga yo kubikora. Icyo gihe biroroha kuko nta na choice ufite. Ariko iyo ufite amafaranga yo kugikora, iyo ufite ubushobozi bwo kubijyamo, y'imiryango isa nkaho ikingutse, ese ufata umwanya wo kubaza Imana. Imana niduha amafaranga yo kugura ibyo dushaka byose naho dushaka hose, ese tuzaba tugifite umwanya wo kubaza Imana? Ntabwo igihe cyo kubaza Imana ari igihe byanze gusa, ni igihe byose binahari n'amahitamo ahari. Ariko bavuga ngo Mana, amahitamo meza mbereye nayahe? Ku miryango 10 ifungutse, uwo wangeneye n'uwuhe? Ko wampaye amafaranga nkaba mfite A B C D byo gukora, icyo wohitamo kigendanye n'uyu mwaka ni ikihe? Haleluya. Ko hari abasore beza barimo bandambagiza, abakobwa Yesu ashimwe. Ko hari abasore beza barimo bandambagiza bafite kashi, bari mu nzu y'Imana, ariko wangeneye n'uwuhe? Haleluya. Maze Dawidi murongo 19 igice cya 5 Samweli 2, maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati nzamuke ntera Abafilisitiya urabatanga ubangabize. Uwiteka asubiza Dawidi ati zamuka, kuko ntari bubure kukugabiza Abafilisitiya. Nuko Dawidi ajya i Bari Perasimu abatsindayo, aravuga ati Uwiteka yahomboreye abanzi banjye imbere yanjye nkuko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye ahimba aho hantu Bari Perasimu. Ibi bintu byo guhombora ngo ni nkuko abanzi batwawe n'isuri. Haleluya. Ni ubutsinzi bw'igitangaza bukubura ibyakurwanyaga byose, ntihagire n'igisigara, ntihagire trace y'uko byigeze kuhaba. Ubu butsinzi bwavuye he? Mu kuyoboza Imana inzira. Uwiteka yahomboye abanzi banjye, isuri yabatembanye ku buryo ntamenye ko nigeze no kurwana. Turashaka ubuhamya bushya. Haleluya. Turashaka amashimwe mashya, turashaka imirimo y'Imana ku buzima bwacu, ariko nimereke dufate umwanya wo kuyoboza Imana inzira. Ubu butsinzi atayoboza Imana ntago bwari kungana gutya. Erega dufite ubutsinzi muri level zitandukanye abantu b'Imana. Haleluya. Tugiye hepfo gato ya ku murongo 22-25, ngo bukiye Abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri. Dawidi ndagukunda nubwo wagize amafuti menshi mu buzima bwawe. Ariko ntabimenyereye ngo avuge ngo n'urugamba rw'ubushize narutsinze, nimuhaguruke tugende turwane, muze tugende turabimenyereye. Ngo bukiye Abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri, badendeza mu kibaya cy'Abarafa. Nabwo Dawidi, haleluya, agisha Uwiteka inama
aramusubiza ati nturi buzamuke ahubwo noneho ubaca ikubo. Mu yandi magambo urabaturuka inyuma ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. 24. Nuko niwumva ikiriri cy'ingabo. Haleluya. Ahangaha muri biri jambo ry'Imana aravuga ngo niwumva imirindi y'abantu. Uzi ko Uwiteka afite ingabo zitagaragara. Haleluya. Imana imwe iravugana na Dawidi ngo niwumva imirindi y'abantu ihindira hejuru y'ishyamba ngo uhere kuhutireho kuko njye Uwiteka ndi bube nkugiye imbere gutsinda ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza atyo nkuko Uwiteka mutegetse atsinda Abafilisitiya uhereye i Geba ukageza i Gezeri. Imana ifite ingabo. Haleluya. Abayitegereza Uwiteka afite ingabo. Ariko nimutekereze icyo kimenyetso. Imana iravuga ngo nuza kumva imirindi y'abantu hejuru y'ishyamba ingabo zivuye mu ijuru. Ese urakizera Imana y'ibitangaza? Nukuri Imana yawe nivamwe ibitangaza uzabihirwa n'urugendo rwa Gikristo. Bizaba ari inyedini nibizaba ari iki? Uwiteka aravuga ngo nuza kumva imirindi y'abantu, imirindi y'ingabo hejuru y'ishyamba, ingabo zitari iz'abantu. Haleluya. Ngira ngo nizazinde Elisa yabonye ziri ku mafarasi, zazindi igihe haza atarafite amaso yo kubona. Haleluya. Nuza kuzumva uramenya ko ngiye Uwiteka nkugiye imbere. Uhita uza tugende tuyoboze Uwiteka inzira. Haleluya. Niyo mpamvu idutera gusenga no kwiyiriza ubusa n'ukuyoboza Uwiteka inzira. Mana 2023 nzayigendamo gute? Mana urugendo ruri imbere yanjye rwitwaremo gute? Uru rugo rwanjye ndugenze gute? Ubu busore bwanjye n'ubukumi bwanjye Mana nkurikize wiki? Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Afite ingabo zitagaragara. Yo twafashe umwanya wo kumugisha inama. Reka twe kwigira nk'ababimenye byose kuko dufite ibintu bihumbi tutazi. Arongera hepfo yari yavuze ngo igituma yoboza Imana inzira ngo ni kubwabo bwite, ariko aka gatatu nakagize kubw'abana bacu n'ibintu byacu. Ikidutera kwiriza ubusa no gusenga ni kubw'abantu batwegereye, kubw'abana bacu n'ibintu byacu byose, kugira ngo bidasigara, kugira ngo tutabinyagwa, kugira ngo tutabitakaza. Kuki ukwiriye gusengera abantu bakwegereye? Nuko umwanzi nagushaka, niba uri muri Kristo Yesu we warakijijwe, ahantu umwanzi azagushoborera, ahantu azakujombesha ukabyumva bien, azaca mu bantu bakwegereye. Kuko ibiri kure buriya ntibikujomba cyane, ariko kugira ngo gutere umwambi neza uguhinguranye bien, nuko akoresha umuntu wa bugufi. Ushize numvise umuntu umwe atanga urugero, yari umwigisha utari wo mu Rwanda, arimo avuga umupasiteri wamubwiye ngo pastor jya ushima Imana ko mwabanje gukizwa, mukabanza mugashaka, mukazana n'abagore banyu mu nzu y'Imana, mugahamagarwa muri kumwe. Ati twebwe rero twakijijwe nyuma, hakaza we yari umugabo wavugaga, ngewe ngakizwa nyuma ndi umugabo, umugore wanjye akavuga ati ibyo bintu byanyu byacaca, ngewe nzajya nambara mini. Yesu Kristo, mama pastor wambaye. Umva impamvu rero kwiriye gusengera abakwegereye. Nuko umwanzi kugira ngo akubashe azaca mu bantu bakwegereye. Murumva iyo mvune pastor yagenda na mama pastor atarakizwa, mama pastor udakijijwe, amavuta gukamukaho bien, akagushiramo bien, mama pastor akaza kicara imbere na mini, avuga ati ibyo bintu byima kuko ntarakizwa, none rero ngo tumugire dute ko atarahura na Yesu. Ezira aravuga ngo kugira ngo tuyoboze Imana yacu inzira, twebwe ubwacu n'abana bacu n'ibintu byacu. Mu gitabo cyo kuva igice cya 10 ngira ngo icyago cya 8 cyari kigiye kuba, Faro yabwiye Mose aravuga ngo abagabo bakuru n'abari bo bagenda, ariko abana banyu n'abagore banyu nibasigare, n'amatungo yanyu bisigare. Satani ashaka kugenda wenyine, abantu bawe babugufi n'ibintu byawe bigasigara, kuko aziko nibisigara azakujomba bien, kandi rimwe na rimwe uragaruka ukamugarukira. Niyo mpamvu dukwiye gusenga no kwiyiriza ubusa, dutabaza Imana yacu ku bantu bacu. Haleluya. Kandi tukamenya intambara yo mu mwuka, kuko tutarwana n'abantu buntu. Iyo yirwanye nabi, amaso yerekeza ku muntu, ukavuga uti umugabo wanjye yarananiye, umugore wanjye yarananiye. Oya, sibo bakunaniye, baracyatwikiriwe. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorintho 4:3 kugeza kuri 4 haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumyiye imitima, kugira ngo umucyo butumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Iyo utamenye intambara y'umwuka urwana n'umuntu, uhangana n'umugabo, gahangana n'umugore, ukavuma abana wibyariye, ariko Bibiliya yambwiye ngo baratwikiriwe.
umutware w'iyisi yarabatwikiriye kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira bagahindukira bagakizwa. Umurimo wawe no kubasengera kugira ngo icyo gitwikizo cy'umwanzi kibakurweho. Haleluya. Mu Efeso 2:2 haravuga ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. Abatumvira bafite umwuka ubakoreramo. Abamama haleluya. Abamama bafite abagabo badakijwe haleluya. Nabo sibo ni umutware w'iki kirere ukoresha abatumvira. Yajya gutambuka ngo abe umugabo mwiza atahe kare, umwuka umutegeko ngo tica ku kabari, dore uragiye twere udaciye ku kabari, ukamugarura ukamwinjizayo. Umwuka ukorera mu batumvira ukamubwira uti kirazira muri Kigali umuntu ntiyanyurwa n'umugore umwe. Umwuka ukorera mu batumvira ukamubwira tugomba kugira deuxième bureau, ugomba kugira umugore wa gatatu, ugomba kwisazura. Umwuka ukorera mu batumvira. Hanyuma kuko utamenye intambara y'umwuka ukarwana n'umugabo wawe, ukarwana n'umugore wawe. Umwana we yamara gusoreka, umwuka ukorera mu batumvira ukamubwira tugomba gucoma, ugomba gusoma ku rumogi. Umwuka ukorera mu batumvira. Ariko Bibiliya yavuze ngo niwo natwe wadukoreraga mu kera. Yangijije nabizabakiza. Ariko nimureke dusenge. Haleluya. Impamvu dukwiriye gusenga nuko kudakizwa kwabo sibwo bushake bw'Imana. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa kugira ngo hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Haleluya. Farawo abagambiriye gusigarana ubutunzi bwawe. Wagira ngo ugize icyo ukora byose bikabana ukicuza iminsi ya kera utarakizwa. Kavuga uti kera ntarakizwa ibintu byacagamo. None se ko wari imbata ye yari bukunyaga iki kandi wowe n'ibyawe mwarabi. Ukeye uramucika ararwana ashaka gusigarana ibyawe. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga no kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu dukwiriye kuva mu birangaza kugira ngo dushake Imana itubwire kandi dushake Imana turwane intambara y'umwuka bene wacu batwikururwe bakizwe. Ubutunzi bwacu n'ibyacu bibohoke bigendane natwe kujya gukorera Imana. Haleluya. Bidasigayeyo wari ufite ubwenge warakoraga bigakunda, umaze gukizwa ntibamenya aho ubwenge bwagiye, ntibamenya aho ibintu byagiye. Birashoboka ko Imana ijya ibikoresha kugira ngo idutyaze, twigishe kwizera, twigishe guca bugufi, itutunganye. Ariko hari igihe urwo rwego rurenga hagasigaramo intambara y'umwuka. Ariko iyo dusenze Imana irabisobanura. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Amen. Icyakane turasenga kandi tukiriza ubusa kuko dufite isoni z'ibintu runaka. Niba nta kintu kiguteye isoni uzasenga gake. Ariko uyu mugabo mwiza aravuga ngo nagize isoni zo gusaba umwami ingabo zo kundwanirira. Haleluya. Mumeze neza, nta kintu na kimwe kibateye isoni. Nta kintu abantu bazi n'ikindi batazi ariko kiguteye isoni. Yewe ndabifite. Ibintu bibishye, ibintu nakunda kurebaho ariko bihari bihagaze bugomba gutya. Abasenga kandi bakiriza ubusa kandi badakina nuko bafite ibintu bibateye isoni bifuza ko biva mu buzima bwabo. Haleluya. Ntibikagutera isoni gushaka Imana. Ari ingisho twigeze kwiga ku rusengero wacu nanaye mutwe ngo ndashaka Imana kuko ntashoboye, ndasenga kuko ntashoboye. Mfite ibintu biteye isoni. Ntakunda mu banje, ntakunda iwanje, ntakunda mu byanjye, ntakunda ku buzima bwanje, biteye isoni. Nzanira Imana mu minsi yo gusenga no kwiyiriza ubusa kugira ngo Imana intabare. Haleluya. Nutakira Uwiteka azagukiza isoni n'ikimwaro cyawe. Yazikije nyina wa Samweli ngo yajyaga bajya ku rusengero uko mwaka utashye, umugabo akamubwira ati sinkurutira abahungu 10, singuhaye imigabane iruti ya Penina, ufite ikihe kibazo? Ariko yari afite isoni n'ikimwaro byo kwitwa utarabyaye. Haleluya. Hari amasori n'ibimwaro tuba dufite abantu batuziho ku buryo uturutse hirya bahita bavuga ngo dore ni wa mugore utabyara, baguhaye izina umugore utabyara ukagira ngo nibo batanga urubyaro. Bakwihanganya bavuga ati ni umugore utarabyara ariko uzabyara. Ni wa musore ugira umwenda umwe, ni wa mukobwa ushaje ufite imyaka 50. Yemwe abafite ibintu biteye isoni nimuze dushaka Uwiteka. Haleluya. Ajya dukiza isoni n'ikimwaro. Reka badafite ibiteye isoni byinshi barangari, ariko wowe shaka Imana.
hari ibintu byanze byo mu mabanga y'abashakanye, hari ibintu byanze byo mu rugo rwawe, hari ibintu byanze byo mu kazi, hari ibintu byanze biteye isoni no kuvuga. Shaka Imana, reka barangare, reka barye, reka bajya muri mondial ngo hariho umupira, reka bajyayo, ushaka Imana. Na 21 jours nizirangirira uzafata umwanya wo gusana igifu cyawe, ukomeze wiyirize, tuzasohokana ubuhamya n'amashimwe. Haleluya. Nagize isoni zo gusaba umwami ingabo. Twese tutirengagije dufite ibintu runaka biteye isoni byadusunikira gusenga. Haleluya. Bimwe mu binteye isoni ni imbaraga z'Imana zidahari mu itorero. Yasenga Imana nka Gideon Mucamanza 6, imirimo y'Imana twumvanye basogokuruza iri hehe? Imirimo y'Imana twasomye mu buzima bwa Petero na Paulo iri hehe mu gihe cyacu? Imbaraga z'Imana ziri hehe? Mana ko tuvuga ubutumwa bwiza hagakizwa umuntu umwe, gakizwa babiri. Ubyutse buri hehe muri iki gihugu? Ko dukora ibiterana abantu bakuzura, bakongera bagasohoka, bakagenda bameze nk'uko bari bameze. Imbaraga zawe ziri hehe? Ubwo murumva tudafite impamvu zo gusenga? Ko natwe ubwacu tutaryohewe n'urugendo rw'agakiza? Ko rimwe na rimwe hari ibintu ukora kubw'ikinyabupfura, ukaza muri korari kubw'ikinyabupfura kugira ngo mama pasteur atakubaza ngo kutaririmbye, ariko uburyohe bw'agakiza nawe warabutakaje. Yesu nawe utamuzi, ntimurihurira ku giti cyawe. Ariko ba Stefano bari barahuye nawe, kuko ntiwakwemera guterwa amabuye uri umusore. Hari imyaka iryoha mu buzima, ariko se niyo ubusore ko numva nanjye yanjye iryoshye kandi ishaje kubaho biraryoha. Oh haleluya. Cyane cyane ifite amagara mazima utarwaye. Turashaka iyo Mana ba Stefano bari barabonye, bakabatera amabuye ntibabihakane. Haleluya. Dufite impamvu zo gusenga. Nawe yari yagize isoni zo kubwira umwami kumusaba ingabo. Icya gatanu, haleluya, nuko hari imbaraga z'Imana twavuze, turaziririmba, turazivuga. Nawe yari yarabwiye umwami amaboko y'Imana yabo ikomeye. Rero imbaraga z'Imana tuvuga, izi tubwiriza, izi turirimba, iyi Imana twitirirwa kuko ifite imbaraga, reka bidutere bitubera impamvu yo kwiriza ubusa no gusenga. Kuki? Kubera ko izo mbaraga z'Imana tuvuga, ayo maboko y'Imana tuvuga atarimo kugaragara mu buzima bwacu. Haleluya. Hari amakuru narahaye umwami yuko amaboko y'Imana yacu akomeye, kandi ayo maboko ari kubayishaka bose ngo abagirire neza. Ibyo rero umaze kubivuga no kubitangaza, kuko abantu babizi ko wabaye umurokore, kuko abantu babizi ko wakijijwe, kuko abantu bazi kuri pasiteri, kuko abantu bazi kuri umukozi w'Imana, reka bigutere gushaka mu maso y'Imana kubw'amaboko akomeye ujya wamamaza. Haleluya. Eliya amaze kubwira Ahabu ngo imvura igiye kugwa, amaze kubona akaganza gusa, yabonye akaganza gusa, nako yarabanje aramubwira ngo imvura igiye kugwa, arangije ajya gusenga. Twaririmbye ko Imana ikomeye, twaririmbye ko Imana ishobora byose. Bene wacu baratuzi ko turi mu nsengero. Haleluya. Baratubona tugenda na Bibiliya, hari ibintu twavuyemo twabanagamo nabo, barabizi ko twakijijwe. Kubera amaboko y'Imana ikomeye twavuze twitirirwa, mureke tuyishake kugira ngo igaragare. Haleluya. Ibyo tuyivuga mureke tubishake kugira ngo bigaragare. Amen. Nidusenga imirimo y'Imana izagaragara. Nidusenga tuzagira ubuhamya bushya. Nidusenga tuzambara imbaraga zo kudatembanwa n'ibihe, kugeza igihe uzasohokera muri icyo kibazo ufite ubuhamya n'amashimwe, udatukishije izina ry'Imana. Kugwa hagati mu butayu inshuti z'Imana bituma izina ry'Imana ritukwa. Muribuka abantu barakaje Imana mu butayu, Imana yabwiye Mose ngo reka mbarimbure mbamareho. Mose abwira Imana ati, Imana aya moko duturanye nabyumva azavuga ko wananiwe kubageza i Kanani. Umva inshuti z'Imana, iyo tudasenze ubutayu bukaduherana, tukagwa hagati mu rugendo, abatazi Imana yacu bagira ngo Imana yananiwe kudutabara. Ariko iyo dusenze ubutayu turabwambuka. Haleluya. Tugahinguka hakurya mu misozi irimo ubuhamya n'amashimwe, n'abatazi Imana bakajya bavuga ngo Imana yaramutabaye, twarabibonye, bigatera izina ry'Imana guhabwa icyubahiro, kuko twavuze amaboko y'Imana ikomeye. Nimureke dusenga amaboko y'Imana yacu agaragare. Wikwemera gutsindwa, wishyiraho akadomo muri icyo kibazo niyo ngorane. Haleluya. Hari amakuru dufite y'Imana yacu ikomeye, yewe twayahaye n'abandi yuko Imana yacu ishobora byose. Ni amakuru y'impamo
ibyo tuvuga si ibihuha, ariko ibyo tuvuga bikwiriye kugutera gusenga. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ibitangaza. Haleluya. Izo mpamvu zose rero mvuze nizo zidusunikira kwiyiriza ubusa, dusaba Imana tuyinginga. Aka gatandatu karyoshye arangiza avuga ngo tumaze gukora ibyo ngo Imana yacu yemera kutwumvira. Haleluya. Ntago amasengesho Ezira yapfuye ubusa, yarangije